muraho neza, ni Uncle Maina nk'ibisanzwe nk'uko rwose nabibabwiye dogisi, dore ubu ngubu ndi muri Bybit yanjye, muri wallet yanjye. Dogisi iraba lisitedi mu kanya saa munani, aho hasigaye isaha imwe n'iminota 45, none tubaye saa sita na 14, dore igihe gisigaye ngiki muri kukibona. Gutya amadogisi yacu amaze gushyika muri wallet, aho icyo mbasaba mwebwe saa munani buri redi zo guhita ujya kuri channel yanjye mbereke ziri kuba lisitedi muri community yabo bapostinze ko dogisi uyu munsi ziraba lisitedi, zizatangira kubikuzwa ejo ku itariki ya 27 saa 5 z'amanywa, ubwo zizatangira kubikuzwa ku munsi ziba ziri muri wallet yacu, ifite n'agaciro basizeho ewana. Ibintu rwose ubu ni uburyohe. Dore dogisi zanjye ubu tuvugana zanshyitseho, ngizi dogisi tokeni 20, kandi ziraba lisitedi mu kanya ewana, mu minota mike ewana. Icyo ngusaba ni ukuba tandi oni, kambere n'abakoresha Binance ko ibintu bimeze. Binance naho zadushyitseho hose ewana, mwebwe rwose nk'uko nabibabwiye ngo twatangiranye, dogisi ziraba ziri lisitedi mu kanya. Mbasaba n'undi utarafatisha wenda kuba yabona dogisi, hari iyitwa Katsi, iyitwa Pix, iyitwa Gold, zose mwazikora nazo vuba ngaha zihita ziba lisitedi. Dore hano muri Binance yanjye naho dogisi zanshyitseho, igisigaye ni ukuzibikuza ewana, ibintu bikaguma ari neza cyane. Turebe tugereza hatanzwe bereke y'abantu. Ubu ngubu isigaye ni ukubikuza gusa, murazibona ko zihari. Dogisi hano mfite 11, muri Bybit mfite 20. Urumva ewana, izi ngizi ni cyane. Kanze bereke nk'urugero, ziramutse zisohokeye agaciro runaka uko zaba zingana. Icyo nzi cyo ntizarenza agaciro ni urugero, isohokeye ku gaciro ka 0.00 ni urugero 5. Icyo giciro bari gupuredikita ubu uhita uko nka tokeni mfite, ufata urugero 20 mfite, ibyo 20,900, 20,930, sibyo? Urabibona zaba ari tokeni yahita aba amadolari 108. washyiraho ziriya zindi mfite, ziriya ziri muri Binance, ari muri Binance 11,838 amadolari 59. ewana, icyo nzi cyo mwe muri redi rwose, amafaranga araribwa. Usaba nimba utarakoze dogisi nyine abiyandikisha abashyashya ntabwo biri gukunda. Hari akalinki ndibuze kubaha, mukajya kwiyandikisha hano kuri Bybit, mugasipininga, mukajya mubona amadogisi mutsindiye, akaba ariho namwe wenda muzabikuza ewana. Cyo usaba gukora subscribe kanya nka saa 8 n'igice zo kuba uri kuri channel, mweke video dogisi zacu turi kuzishyira amadolari. Ukoze cyane kuri ino video, ndagushimiye wowe warebye ino video. Tubone mu kanya saa 8 n'igice. Mwakoze cyane.